itangazamakuru sibyo erega n'umugabo siri nagatera amahuri aterinda yego ndabizi ko ari umugabo sibyo Godfather hari ikintu kijya kiba mu itangazamakuru sibyo nawe ujye ugikora iyo ubonye hari inkuru runaka ishaka ku n'ibintu bisanzwe uhamagara umuntu avuga ati hari inkuru urumva avuga ati hari inkuru igiye gusohoka cyangwa se runaka twebwe bitubaho kenshi hari umuntu uzaka kwaka ikiganiro ariko ukumva ari gushaka gusebya undi muntu sibyo ukagomba kumuhamagara ukamubwira ati rero hari umuntu mufitanye ikibazo mbere yuko wamuhamagara kigakemuka aho kugira ngo ibintu bize kumbuka ni muri ubwo buryo nahamagayemo uriya muhungu nageraga naramuhamagaye namubwira nti hari umukobwa ufite uri wijya kuca ku ruhande ubeshya oya wijya kuca umva nkubwire Godfather ceka banza ngo uvuga umukobwa nawe barakubwira urongera kumwita turabitavyo wijya guca ku ruhande umva nkubwire Godfather uribuka bavuga ngo bamufunze yego uyu nguyu baramuhamagaye kuri telefone twe turiho sota mushyiraho na buri kana amagambo wivugiye kuri telefone wari uzi ko tutariho twari turiho Slim Jesus umva nkubwire ni cyagiye avuga ngo yakoresha ikiganiro umusore twabyaranye shari umusore twabyaranye si mubi sorry Godfather we reka niyo record nanjye vugeho ibyo by'icyo gihe sibyo buriya okay bigeze urabizi ko mwigeze gukora boro ngo bamufunze ngo biki ngo azize amafaranga sibyo so njyewe nahamagawe n'umunyamakuru bita Soti urumva bo akenshi bakunda kwikorera niwe wahamagaye Soti wijya kubeshya Soti twari kumwe nigo nyine tuzi se kuki uri gushaka kuburana cyane wayo oya nabo nkunda umuntu umva mbwira Godfather navuga ikimuzanye hano kubera ko urabizi ntabwo wansanze yarari kuvuga akaba ari uzana ibingibi urabivuga ntushaka nkavuga bivuga nta kibazo tutabekera Soti yarari kuvuga buretse gato yarari kuvuga ushaka ngo ngibyo byakera agiye kubivuga ngo navuga ikimuzanye oya ngiye cyo ndi kubwira Godfather nuko ari kubeshya ngo Soti yaramuhamagaye kandi ari we wihamagariye Soti turi ngaho ceceka twumve Slim hari cyo bitwaye ngaho mutinga make tumwumve nawe God have mercy kubera icyo mufata mutabirize ngo ntongere kwitabiraho telefone ntongere kwitabiraho phone ahubwo sinzi ibintu byari bibaye ko ngiye simenyere kuza live za TikTok kandi ko uturage karagenda kiganza nandi kuvuga rero last time ubwo nka breakingaga inkuru ngo bamufunze sibyo yego urabizi ko akenshi live zose uvuze ndazirikodinga na za uploading ndisobuje ndagutunze maze uciye ariko wigeze no kunyandikira sibyo ariko njyewe nago mu nkuru zijyanye no kuvuga runaka bamufunze yo muragize ne nagize ne waranyandikiye nkuko bitandukanye n'izi case nakwandikiye nkubwira iki wayandikiye kuri title nanashyize ku kiganiro cyawe nkubwira ngo iki you have to change the title narakwandikiye ngo hayi ase murasara change the title kuko wari wafashe ikiganiro uragenda ushyiraho itari byuka kandi ku bantu banga ariko ibyo ntabwo nuko uranyandikiye none uranyandikiye ndikanga ese ni wowe okay umva nkubwire ukuntu gahunda zimeze sibyo nyine icyo gihe umutipe rero uwo navuganye no munyamakuru bita Soti sibyo icyo gihe hari n'amasaga ndamubwira ati rero ukuntu bimeze saga z'amafaranga ndumva saga z'amafaranga ari kuvuga ari menshi ariko wamugira inama iyo urabona nk'iyo umuntu afitanye ikibazo kijyanye n'amafaranga kugira ngo bamufunge uragenda ukaba wafata wavuga ati watanga sheke tuvuge mu rwe ukavuga uti njyewe nzatanga amafaranga igihe iki n'iki sibyo ndavuga ati ibyo bintu biroroha byatuma bamufunguza bakamurekura mu gihe hari ingwate cyangwa hari ikintu runaka yatanze nibyo ngibyo namubwiye hari ikindi kinamubwiye kindi nta kindi urumva ko ntakerengejeho Solange felicitation byari ni ikirere abansoze kuvuga barusoze kuvuga ikibazo kindi cyari ni ikiyeze
ako so niki tumvisha ko nawe kugira nk'umwana muto ibyo ngibyo byabanuza urumva niki ubugambanyi mwakoze ejo bundi niba ari bwo niba muri gukina prank ko ntabyo nzi ibi bintu byo kugeraho mufata mwumva mushobora gusenya urugo rw'abari bivuga ko umuntu yateye inda mukazana ibintu bifaburikano uretse gato ibivugwa ko ibi bipapuro rero wabifaburitse urabivuga wiki okay sawa ibyo bipapuro biravuga ko byakozwe nande ibi biravuga ko ari wowe wabifaburitse ushaka guhara ariko bisoma ku buryo wamfasha gusoma cyangwa reka nze ndebe wasigaranye so wabikoze se ntago mute draft so reba nkwereke sibyo muri zino boro hariho imyirondoro y'uwo mutipe aga promoter chat bigeze kugaragaza ngo Miki nagarureho zira chat none azagerekana profile y'umuntu wandikiranaga none ngenda ahita ngohereza chat zero profile ya aga arimo arabwira umugore ati inda yarakuza amubwira aho indigeze ntabwo chat uretse gato ibyo by'amachat nawe gerageza kuba gerageza gukoresha ubwenge iyo uvuze ngo urazana chat reka sirimu cyo tuvugisha nyine hari chat zero profile hari n'izitero profile zo zabo nimero iri kugaragara iri kwari kugaragara profile ya aga ntabwo reka nkubwire uretse gato maza wumve uretse gato niba muvuga ko muri mukora mu itangazamakuru you have to open your mind no kuvuga ngo profile umuntu ubu turi kuvugana ubu reka nkwandikire mbwira umugore wawe ntitwa Zuzu kankwandikire uretse gato kankwandikire nimero igiye kukwandikira uraza kureba urabona ira foto y'umudamu wawe hari ifoto yawe nawe ibyo ngibyo reka nkubwire none ndahita nshyira biriya foto uretse gato uretse ikintu gicika muri chat uretse gato chat za WhatsApp ukuntu impaka zicika unyumve usiba izina ry'uwo muntu ukagaragaza chat nimero iri kugaragara ntabwo ibyo ngibyo muko birashoboka ntabwo uretse gato niba nta nimero ya aga iri kugaragara twabonye chat zivuga ko umudamu wawe ari kubwira uriya ati ngiye kukwandikira ariko wakitinye muri kubwara na aga byanjye mwana urajya kumbaza ibintu by'abagore mwana mbazi ibyanjye kandi ari wowe wabahaye akazi oya ibyo simbirimo izi chat ari wowe wazifaburitse ariko bivugwa aya birokigwa Miki tugende gato kugira ngo ikiganiro kigende neza Miki fungura mic yawe iyi chat iranga yakozwe nande na Sirimu ari wewe muri kumwe hejuru fake chat yes fake chat cyangwa ni chat yanyayo umva ngusobanurire rega chat yanyayo cyangwa ni fake chat Godfather nareke nge nsobanure sari hano uretse gato Sirimu reka bakubwira none uretse gato chat nagwaye zose ndumva harimo na nimero nize ebyiri nimero za Zuzu ngeyo nimero ya kabiri naniyo nagiraga uko nyitone yagiye abimba na nimero ya Zuzu iri kugenda igaragara yiwe jya uragenda ubibona na nimero apana kuvuga ngo profile cyangwa izina nomero iragaragara rero nibarekere tu nimero iragaragara nabiguhaye ni chat nyinshi nimero ziragaragara ndaje mbihereza ikintu bita umunyarwanda dore bakundi singo mukundi tikura umunsi ndariba tugende gatoya hangaha gatoya Sirimu garuka uyu niwe nyina bayazana uretse gato mwumve ngo twamuteye strike ngarashaka kuturangiza mbonye ibyo ntigeze mbona nahari ntanabibonye nka gutya ibyo mbonyeho ndumiwe ayi Imana yanjye waravuze ngo abantu bazakangara ubabonye ibyo nkore wabwiye ibyo uzakora ngo ikibazo cyo kukurangiza kuri strike mbivugira hano kuri live ngo twamuteye strike ngarashaka kuturangiza bikore vuba ariko none ko bishoboka na video uploadinze itivos bikore tukiri ahangaha rero tugende gatoya bikore rwose Godfather recording kano kantu anyunyihere uburenganzira ego ngiye gusiba video 5 kuri channel yiwe bikore tama uburenganzira ego bikore tama uburenganzira mwese se mubyumvishe turi kumva ego nizere ko nazini ngaru ziri muri bino bintu ntazo bikoresha mu minota 30 genda uzisibe kujya kuzisiba ibyo kiraza kuba ikindi kiganiro mbere yuko uzisiba ntago nazisiba no kumutera strike zigitere amatwi ukiri aho ngaho nyumva hano tugaruke kuri ubugambanyi ushinjwa wa mugambanyi ibyo nta kintu mbivugaho mani hamagara aga niwe wateye inda nge ntago mvugana nawe ese wowe utera amahuri ndakubaza umugabo muzima n'umugabo uza kuvuga ngo mugenzi we yateye inda Sirimu kandi akubaza ndashaka kukubaza uwo mukobwa yateye inda yuje imyaka y'ubukure
ibyo ntabwo bindeba mani uretse hamagara icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi cya kabiri, uwo muntu yateye yamufashe ku ngufu. ese ubundi hari ahantu mugeze mubona ibyo bintu bivugaho? No, hano uretse gato gukora bana bya protinze ngo kuri channel ngo uploadinze ngo record twagufashe oni te uploading dutere strike wowe nde wo ukora iki? Jewe nijye ugiye kubona mu kanya gato. Je dubikore siri ibintu byo kuzana ikintu munanga kimwe kirimo urimo kunyumva. Nkuru yari kuba niba uyu mukobwa nyirubwite uriya mukobwa gita uno nta kibazo afitanye na aga promoter. Ntacyo niba umva nkubwire Godfather, uyu sirimu nimba nabyita ishyari njye mvugira uyu twarakoranaga nyeditingira vloge zanjye na Regis urabizi ko nanaguhembaga subizi yari umukozi wawe. Yes nabihakane ko namuhembaga ndapfuye niko sha bihakane ndapfuye biratangaje. Godfather umva mbwe nawe bedi waneranyije nawe ninjye wabahuje jya wica Godfather we uyu mwana ninjye wamuzamuye ninjye atumye wowe nzamurugira iki wowe nzamurugira iki se wariyereje nako joyeze wacu si wowe nzamurugira yarazi ahubwo ye kubabeshye uyu mwana nta n'igiceri cyenze ahubwo njye Yesu we umva nkubwire Godfather nimba bafite ikiganiro nakoranye kwa Sabe uyu na Regis nawe natwaye Gisenyi tugiye gukora content yari umukameraman uri kudukamera yego nizo video ndanaje zifite muri dashboard zanjye na Regis nigeze ndekura uri kumva nareka tuvinumize turashwa tuvi Gisenyi tugeze inaha nibwo Regis yambwiye ngo ninarekana na aga tureka gukora content ndambwa nta kibazo tureke content uri kubyumva dusohokera ahantu umuhungu bita Didimane yagize anniversaire Sirima avuga nabi aga mwumva binabi ibintu birebire yewe ibintu birebire ndabitosha yego. Sirima aragenda abibika mu mutwe nibwo Zuzu yagiye kuvuga ibintu baramurikodinga uyu mugabo we yaje hano mu rugo Norvege hano dutuye aje gusabira umugore w'imbabazi mu rugo birananungura kubona Sirima wankoze ibiganiro nka sa aje iwanjye mu rugo ngaje kunsaba imbabazi. Godfather ngenda babwira ngo ndabababariye nta kibazo ngo banazanye no shiri ngo banazanye impano ngo yo kunsaba imbabazi. Bakuzaniye impano ifoto yanjye na Mora ngenda babwira nta kibazo ndabababariye. Sirima akajya namamagara tugana mani nziko ibiboro byarangiye haba hivanzemo Saga Regis igeze gukora abeshya ngo nafungishije mama. Sirimu warivugira ngo ngiye kubagamika ngo yise umugore wanjye umurozi. Wari Sirimu? Ari Sirimu. Wise umugore w'umurozi? Ujye nibyo iri muri record birimo avuga ngo ngazazamuza kiro makariso yanjye natasha ibyo bintu arabifite byanagiye hanze. Akora ibiganiro biranda akaza gukora afite amavideo yanjye gukora umuntu wanjye dutingiraga ya uploadingaga kuri channel ye. Yego. Kumutera strike simba akana ko twayimuteye. Ararakara arapostinga ibyo ni arapostinga pe. Niko rero gukora kano kagambane ngo twabateye strike ngo natwe bashaka kuturangiza. Iyo hataba bora na buri nguni ntago bino bintu twari kubimenya. Nibarekere gushyira ibi byo ngo impapuro ni Sirimu wazicuze nimero ni y'umugore we kuko we nihamagaraga mu gitondo afite ubwoba ngo twara muri kodinze. Ako kantu kamwe gitondo uragafite? Ndabifite amugenda ubwira dadi azana izo record hano ndazifite mu gitondo none amagaye aga aziko nagiye mu iboro bya mashariki. Ngiye mitambwira agati mwitabe muri coding ndamuri coding atonga ngo mani ngo ko twari twavuze ngo none nibanga kuki wandi codinze nanamvujyamo ndamwe ati nibi nabiri codinze mukora icyo mushaka bizane twumve niba bivuga baby kocho baby wakibara yarateye undi mukobwa inda Daniel umva mumbire ku mugabo yazanye iyo record ya Sirimu hano. Sheri umva jya ubatera inda birya bisangiwe. Mereze iyo record hano. Nta muntu ujya umenyera umugabo wanjye naramukobokera Imana mbona uswikiye inzoka udaco. Umugabo araryoha cumi ngo bamuceceka. Ceceka nyukumvi baby niye. Uwo ni bande kandi mani umva nkubwire mani buri nguni umuvana muri boro ko buri nguni y'umuntu wambira mumagaye bro uri kubyubona nari kubwiye none ugiye gwera kuri hejuru okay hira kuri nabimbwira to
ese mwana komo nandi kodinze kandi twari twaravuga mwana wanje kuvuga ngo nundi kodinze wese nose ibyo wari kodinze nose ibyo wari kodinze unaye nsoro bira biboro byose uri kunga bira byose nta kibazo cyo koza njye nanze kwivanga mu bintu byanyu ariko banza mushaka ko umuntu abijyamo umva mubwira yewe niba ikintu kitanera ubwoba ikintu nyine muzi ngo mwandangiza ku kintu bita umwana bro urumva njye ntabwo wandangiza ku mwana njye sinyina filime ndi umuhanzi urumva ndi umubloga ibingibi bigera kure urumva bigera kure kandi icyo nabwira ni kimwe nakubwiye nongeye mbigusubire ni business formule igira uyu munsi urahemuka ejo ugahemukirwa urumva kuko reka nk'urugero kwa ngo tubyumva nk'uwo mugore wawe nk'uko ashaka kuba nayo yaratandukanye n'abandi bagabo nuko nanjye ashaka kuba natandukana na Miki nuko nawe nazatandukana n'abantu ngo muri kumwitirira nuko n'uwo Regis nawe yabanje kuri abo bose batandukanye urumva bronge ntabwo bafite recording cyangwa ubireke urumva ntabwo nakora recording njye sinyanywa ibyo banza wumve iyo bigeze ku kintu bita umwana ntabwo uzumvaga mvuga ku mwana urumva uko jyewe nyine nzi agaciro k'umwana bro kandi umugabo nutera inda rero so ntabwo ari bimwe ari boge najya kwirwanya nsakuza ikibazo nuko njye mba naguhamagaye iboro byose ngo bishyire Regis bro ngo arangizaga mbona ubwire bati baye mu busobanuro bro Regis ya breaking ata breaking urumva umugi sisi hari amavideo ari kumumugi rimwe bamupimye njyewe nzamuta neza ga uri kubyumva umunsi urabigeze muri kai bamupima ukujya mukubitira za video uzanyu uranze nawe neza nafatishije umuntu uzi ikibazo gihari se mwana ntabwo ikibazo gihari none se ngo mbwira ukuri urabona agana igiki wakora ngo nangize siri yega ntabwo ndi gushaka guhangana nawe uri se murandangiza ndi ariko ma ntabwo ndi gushaka guhangana nawe ahubwo ikibazo ni urangwazi yankomye kandi njyewe nta kintu bose wankoma gute biriya ngo ni ugukomeza unshyira mu banyarwanda banshyira mu mutwe rero nakubwiye ngo n'abambaye ubusa bro ubusa baba bakimufunga aka kanya bro uri kubyumva baba bakimufunga gukora iboro byabo biri kuraninga mugashyira abantu njyewe bino biboro rero nubwo mbikora akenshi ntabwo ndi umuntu ubikunda cyane ngo ubikunda kubitwikiramo pe sibyo aho manye nisanga nk'umuntu twaravugana akandi coding nabanje kubimubwira kandi nawe ubizi ukuntu byari bimeze mani nakubwiye ngo nawe urarecordinze warikuye mu kanya barabisharinze mbere ko ayishuwa ibintu checking bro kandi ubisenge yawe ese nakumva ikiganiro cyose buriya uzaza nawe bose nyanumva ikiganiro oya ngira ngo nibuza kumva uraza gusanga na proteins akantu k'amasegonda 30 kisubiragamo ariko karakaru ukumvisha ko kuko mwavuze ko mugiye gushyira boro hanze urabizi ko muri ya record harimo ibintu binini uri kungati uriya mu baby uriya uvuga ko amutenda ngo nawe mugiye kwita umuboroka urumva harimo ibintu nyine nawe bishobora kwita bigaragaza ko kandi umwana na nyitawuno akakana twanavugana ngena nicyo binantwaye kandi ngo nyitawuno nawe ubwiwe azi ukuri kwiwe n'umutima we ntanjyaga nzi ukuri kwanjye n'umutima wanjye sibyo kandi n'ubungubu abari kuvugana na Miki niwe ugiye kongera urumva ayibona kwe kwa ndi kwimvuvingamo umuntu w'umugabo ntabwo yajya kuri kwitangazamakuru ngo umwana wanjye icyo ni gucyumva ubwo ni n'ubugoryi n'ububono uri kubyumva ntabwo ndi umuntu kujya kwisobanura ku kintu kijyanye n'umwana bro umuntu wese mukuru aba akwiye gukora ibyo bintu ikintu nashatse kubwira ni kimwe kujya gukoresha Regis nk'iturufu ngo ajye kuvugaga kumvuga Regis cyangwa uze kumva ikiganiro cyiwe urumva umva ikiganiro cyiwe noneho uze kureba ugendere n'ibintu zuzu byose yamaye ngo ibyo byose nyine byane byose mwakusanije byose nibyo ngo muri ngo yajyanye banze unyumve kandi uwo Regis uri kuvuga ibyo nambwiye ngo ngewe ntago gihe wamimukira ngo wace mu mwaka 2-3 naragufatisha muri hari rimwe namufatisha rimwe uzahita abona ko ibi ngibi njyakoze bari bitoya kubyo mwumva ngo bakuzamukorera bari bitoya cyane burazi Godfakari ndende rekera aho ngaho nta n'ikintu ndi kumvamo
nese ubwo uri kumva batana twiyamagare mu gitondo ariko tugira ngo twabashyize hanze yaguhamagaye ibingibi n'ubyo bihagije anyway so reka tubigeze gutya rero ngomba kumva aga nyewe yaba uwo mukobwa yagize uwo mukobwa yarongoye yaramaze ahantu abatipe ubundi basebye ahantu urumva ahantu byari kuba ikibazo nubwo ufite kwisobanura ahantu byari kuba ikibazo nuko wowe nk'umugore we urimo kunyumva bari kubigira intambara ariko mwabiwerewere mwe ariko ibaze kuba mwazanye saga ngo umugabo yateye inda umugore akaba ari kuvuga ati Michel igenda ucumite tena muri wa mutari ibigorye ni mu mwaye iyi story turayirangije so ndatekereza ko ukuri kugira mbabwire ndabizi bari hano baho ubutumwa reka mbabwire ndabizi muri hano yaba Debigabanya yaba Zuzu Sirimu Regisi nyita Unobora muri batanu urugo rwa Miki n'urugo rwa Miki mfite kurumbanye n'umugabo wanjye nimba uko Regisi twarakundanye na mutayi mureba ubwo icyo yaburaga agende yisuzuma gihindure mama Regisi baguhaye nyoko ngo wiki kabiri uretse gato icya kabiri niba warataye Gasiya uretse gato niba waramutaye agende yisuzuma niba twaranakundanye nka muta mfite icyo namutereye yireba gisuzume ikindi agamushyira hasi ariko ntabwo byagize kuvuga ko ntabwo muzigera mwumva aga yaje mu matiku Zuzu nkubwire wa mwana urabizi waje nk'umufana mfata amavideo mu gisimenti nasohotse sinagakwiye bundi kukuvugaho rwose nibyo bango murashaka kurangiza aga nababwiye ngo aga nashaka tera inda twe turakora ntabwo twabura amafaranga yo kurera aba arera batabyaye noneho uzigize imana sheri byaruzane turere nayo byo bango ngo murashaka kumurangiza nzamurwanirira mpaka kuko naye mugabo nari nyeneye muri ubu buzima urabeshya niwe nari nyeneye angerezaho abandi mutagejeje muce muri ayo muceceke nta n'ibindi ndenza ukiri aho ngaho nyemerera gatoya reka tuzane umwe mu bantu bakunze kurusha abandi unyemerere mbere ko ngusezera umwe rukumbi bamwita umusaza Eddy Kamoso Eddy Kamoso ndagusuhuje mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho uraho neza gutfaza urakomeye ndashima Imana cyane namwe turashima Imana nk'umubyeyi wumvisha ibingibi bivugiwe aha uri umuntu wakunzwe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza dore ikintu bita umuforowazi kamo dore ikintu bita umuforowazi ukunda ariko ibintu bari guhinduka umuforowazi umukozi w'Imana Eddy Kamoso Eddy Kamoso nyuma y'ibingibi ndashaka kugira ngo nkwakire umpere impanuro uru rubyiruko n'abangavu bari kubyiruka ibi bintu nk'umuntu wabiteze amatwi impanuro zawe ni izihe nk'umubyeyi mbere y'uko basezera bakagenda Godfather buriya ari ikintu kimwe mu buzima nkunze kubwira abantu yego urukundo ni ibanga iyo mukundanye ofete mugira n'amasezerano mugikundana mugihura ayo icyo nicyo kintu cya mbere Imana ireba mbere y'ibindi byose mbere y'uko pasiteri aza mbere y'ababyeyi so rero gukundana hagomba kubamo ibanga yego nuko ngo no gutandukana muba mugomba kugira ibanga nimushyira ibintu byanyu hanze kuko hari abana bari kuvuka bazumva bino bintu yego numvaga rero yaba reka navuga Regis niba hari zamuka Zuzu zamuka DJ Sirimu zamuka Nikita zamuka muzamuke hano hejuru gato ndabasabye mushyire muri kwesi muzamuke gato ukomeza ndakumva nani Eddy nawe utagira ibibazo abantu benshi bagiye baca mu bibazo byinshi cyane urukundo abantu barakomereka nimba atari ibintu bumvikana kugira ngo babashe kuzamurana nkeka yuko hari ibindi bakora rwose kandi bishobora kubafasha bikaba na business cyane cyane ko ari inyenyeri zikomeye cyane dufite muri iki gihugu yego kuko n'ubu ngubu umwana atambuka gutya kumva saga zihari urabizi ko dufite abana babumviriza cyane kandi n'abana bacu nabo barabakunda cyane so reka babigireho ikintu cyiza atari ibintu byo gutukana ariko bumvikane neza urakoze cyane Miki na Aga rwose nabasabwe yuko mwatuza nimwongere gusubiza Regis mwikorera ibintu byanyu
Regis nawe akora ibintu bye. Regis akora ibintu bye. Yego. So uyu nguyu ni umukozi w'Imana wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Uwiteka. Ndika musoni bitamuzi ati nimureke ibyo bintu mutuze mukomeze ubuzima mbere yuko dusoza rero niki nawe uno abantu mwese muri ahangaha birashoboka ko ibi bintu mwabihagarikira ahangaha tukabishyiraho umurongo ko mwumvishe ko ari ubujajwa n'amatiku adafite ashingiyeho ubuzima bugakomeza mugahita mubabarira bigahagarikira ahangaha bikarangira ko mucyo ugiye hanze Godfa wampaye iminota 2 gusa uretse gato ntabwo rero nabajije ndavuga Miki urabyumva ute Godfather yego jewe nkubwije ukuri nta kibazo nyine nta kibazo mfitanye nabo yego nibo bantu batubanje bajya gushyira ibinyoma hanze nibabirekere mana yanjye niwumva mbivuze nibabirekere pe ibyo bashatse gukora ntago bibahiriye nibarekeraho urakoze cyane nyita uno wowe ngiye kuri side yanjye yego ikintu cya mbere sintwite inda ya Aga sinatwite no mu buzima busanzwe icya kabiri ntaho nahuriye na Regis ngo ndaryamana nawe ari na Aga nawe oya Godfa reka nkubwiye sinuza y'umuntu ari kuvuga urukumva icya kabiri nibamenye ko nanjye ndi umuntu niba Mika ari umugore wubatse already afite umugabo nanjye nkeneye kubaka hanjye hazaza man ibaze nko kuba nyine umuhungu yanya approaching ajya kure agasanga ngo none wateye winda ngo n'umugabo wubatse ngo nibiki nibarekere bahagarike bareke ubugambanyi bwabo wakigoryi wese turi kuva video yawe hano uri ku nawe uburimo ubwo bugambanyi burimo no sense byose Godfather kanze mbiguye nanjye ibya mbere bagwaye kiragiye Zuzu yaramamagaye ngo arebe ibyo twakoze niba ari neza nanda agapromota babigushyiramo ku gahato se ntabwo wabigiriyemo okay nakoresheje n'inshuti y'abamiki ndambwira ati bro arambwira ati reka bikore uri amaherezo yabo then tuzagira ute none uri kugira victime kudase wamacuwe kandi wari ubirimo uri kugira victime no kuko nawe wari birimo byanangize ingaruka ndabyumva ntiwongere kugira victime rero naguri victime ndibyo nanabirimo komeza rero numva ariko nanone ntanda Aga yaneye ni umugabo wubatse ufite urugo rw'iryo ni ntanda n'umuntu n'umwe mfite icya kabiri bareke kuzana ngo aba ex bawonone ngo ibiki babireke bora nawe bamukubise mu bintu ataza bisi nica binjajwa uno murezi ibintu byose arabizi ababeshya avuga n'ibintu atazi ko nawe bamuga bora uri sinici bro okay nyita uno